Haleluya, haleluya, Imana ishimwe, urakoze cyane Nina, Imana iguha umugisha. Ndabashuhuje mwese abateraniye hano mu izina rya Yesu. Ndabashuhuje cyane mbivanye ku mutima, kandi Imana iduhana umugisha. Uyu munsi tugiye kwiga isomo rishyashya, tugiye kuganira ku gucungurwa igice cya gatatu. Gucungurwa igice cya gatatu, la rédemption. Gucungurwa, la rédemption. Yesu yaraducunguye, yabaye umucunguzi wacu. Uyu munsi turareba ikintu gikomeye cyane kiraza kutwubaka no kudufasha nk'uko umwuka wera yabiteguye. Turashaka kuri ibyo bita itegeko rya GOEL cyangwa se la loi du GOEL. Ni mu buryo bwo gucungurwa. Iryo jambo reka manze risobanure, ni ijambo ry'igiheburayo risobanura umucunguzi wo mu muryango wawe. Umucunguzi ko agomba kuba ari uwo mu muryango wawe. GOEL, le GOEL, ni ukuvuga mu gifaransa bavuga proche parent rédempteur. Proche parent rédempteur, ni ukuvuga umucunguzi wawe agomba kuba uwo mu muryango wawe. Ni ikintu gikomeye cyane, ni itegeko rikomeye Imana yashyizeho tugiye kureba mu byanditswe byera. Itegeko riha uburenganzira umuntu wo mu muryango wawe gusa. Ni itegeko riha uburenganzira umuntu wo mu muryango wawe gusa kugucungura. Bigaragara ngo imbere y'Imana umuntu udafite umuryango ntiyashobora gucungurwa. Tibishoboka. Umuntu udafite umuryango, udafite famille, umuryango ndi kuvuga ni famille yawe. Niba udafite famille, niko itegeko ry'Imana ryavugaga. Udafite famille ntiyashoboraga gucungurwa, kuko umuntu acungurwa n'umuntu we wa hafi, mu muryango we wa hafi, mwene wabo wa hafi. Swati so wanyu, swati murumuna wawe, mukuru wawe, umuntu wa hafi ugomba kugucungura. Niko iryo tegeko ryavugaga, la loi du GOEL cyangwa se itegeko rya GOEL. Nari nsobanuye mvuga ko rero umuntu udafite famille, kugira famille ni ikintu gikomeye cyane imbere y'Imana. Kuko selon iri tegeko, hakurikijwe iri tegeko, kugira ngo umuntu akugirire umumaro mu buryo bwo gucungurwa, en matière de rédemption, mu buryo bwo kugucungura, agomba kuba uwo mu muryango wawe. C'est le principe de Dieu. Niko gahunda y'Imana iteye, kandi ni indiscutable, ntabwo igibwaho impaka. Nuko nguko Imana yabivuze. Niko Imana yabivuze. Reka rero twinjire mu cyigisho cyacu. Nasobanuraga iby'iryo jambo, reka twinjire mu cyigisho cyacu cy'uyu munsi. Reka dusome mu Balewi ibice 25 umurongo wa 47 turageza kwa 50. Abalewi, tuhashake Abalewi ibice 25 umurongo wa 47 tugeze ku murongo wa 50. Abalewi mu isezerano rya kera. Niba mwahageze reka dusome. Kandi umunyamahanga cyangwa umusuhuke ugusuhukiyeho nahinduka umukire. Imana iri kubwira umwisiraheli, Imana iri kubwira ubwoko bwayo bw'Abisiraheli. Reka nsubiremo. Kandi umunyamahanga cyangwa umusuhuke ugusuhukiyeho nahinduka umukire, noneho mwene wanyu, kuvuga w'umwisiraheli, agakenera imbere y'uwo munyamahanga, agakenera imbere ye, akigura n'uwo munyamahanga cyangwa uwo musuhuke ugusuhukiyeho, cyangwa se n'uwo mu muryango we. Amaze kugurwa yacungurwa, ni ukuvuga amaze kugurwa, amaze kuba umucakara, amaze kuba umwesclave w'uwo munyamahanga cyangwa w'uwo musuhuke. Amaze kugurwa ashobora gucungurwa, ariko agacungurwa n'umwe muri bene se. Umwe muri bene se yamucungura, cyangwa se wabo, cyangwa mwene se wabo, cyangwa mwene wabo wa bugufi wese, uwo ari we wese yamucungura. Ariko umva noneho ikintu gikomeye hano, cyangwa nawe ubwe yahinduka umukire, yakwicungura. Muri Isiraheli rero byarashobokaga,
noneho dusobanura ari amagambo. Muri Isiraheli byarashobokaga ko habaho umuji w'ifu usonza cyangwa se agakena, noneho akajya ku munyamahanga ukize akamubwira tumva rero ngenda kennye pe, niba unkundiye rwose ndakubera umucakara, ndakubera esclave, ariko mbeho umpe icyo kurya, untunge, unkoresha icyo ushaka. Kuko kuba esclave burya kuba umucakara ntabwo ari kimwe no kuba bya bindi muzi by'abayaya by'umuboyi by'iki. Oya, umucakara ni wa muntu utagira uburenganzira na bumwe. Niyo mpamvu rero uwo muntu yanyera bati unkoresha icyo ushaka ariko basi mbeho. Umunyamahanga kuko ari umukire nawe akabyemera bati okay sava, ngwino ube umucakara wanjye, ngwino ube mon esclave. Imana rero mu bumana bwayo yari izi ko ibyo bizashyikira benshi mu Bisiraheli. Niyo mpamvu yashyizeho iri tegeko rya GOEL cyangwa se la loi di GOEL ryo gucungura umuyahudi uzaba umucakara w'umunyamahanga. Kuko aba bayahudi cyangwa se Abisiraheli n'ubwoko bw'Imana, ubwoko bw'Imana yangaga ko ubwoko bwayo bwaba bugiye nko mu bucakara kubera inzara bukazaherayo. None yishyiraho iryo tegeko ryo kubarengera. Iryo tegeko ryavugaga ko mwene se cyangwa mwene se wabo cyangwa mwene wabo wa bugufi w'umukire azagenda agaha amafaranga cyangwa se rançon, le prix de rachat, le prix de libération, akayaha uwo munyamahanga, noneho akamucungura. Uwo munyamahanga akarekura uwo Mwisiraheli yagize umucakara kuko abonye ikiguzi. Ntabwo uwo munyamahanga yari kubyanga kuko ni itegeko Imana yari yarashyizeho, c'est la loi. Itegeko ntawe udiskita naryo. Umunyamahanga nyine yabonaga ikiguzi akabyemera. Ntabwo bavuga ngo nta kiguzi nshaka, uyu muntu namugize umucakara ndacyamushaka, azaba umucakara wanjye iteka ryose. Oya, Imana yari yaciye iteka ibivuga gutyo. Nuko byagendaga muri Isiraheli. Bibiliya yongeraho ndetse ko nkuko twabibonye iryo tegeko ryamwemereraga ko nawe abaye umukire, nabasobanura icyo bishushanya, ko yakwicungura akitangira ikiguzi cyo kumucungura. Gusa kenshi wasangaga ari umwe muri bene wabo w'umukire wihutiraga gukoresha ububasha ahabwa n'iryo tegeko agahita yishyura ikiguzi, le prix de rachat, icyo kiguzi cyo gucungura mwene wabo. Imana ishimwe cyane. Ibi byashushanyaga iki? Byashushanyaga ko kugira ngo Yesu agucungure agomba kuba membre de ta famille, agomba kuba ari mu muryango wawe. Munkurikire neza. Imana ndasaba umwuka wera kugenderera, umwuka wera gusobanurira. Urebe ukuntu Imana yahereye kera ibwira Adamu ngo ni mubyare mugwire mworoke, ibagize famille. Kuko umuntu iyo abyaye nibwo agira urubyaro, la postérité. Ijambo ry'Imana ratubwira, Imana yabwiye Satani ngo kubera wakoze ibyo, ngo la postérité de cette femme, ngo nzashyira hagati urwango, ngo hagati yawe n'uyu mugore nzahashyira urwango, ngo kandi la postérité de cette femme, ukuvuga urubyaro rw'uyu mugore ruzakumena umutwe rujanjagure. Noneho kuko Imana izi ko yashyizeho famille, nibyo byatumye ishyiraho na ririya tegeko, umuntu azacungurwa n'uwo mu muryango we. Mbabwiye ko byashushanyaga ko Yesu kugira ngo aducungure yagombaga kuba ari membre de notre famille. Kugira ngo acungure yagombaga kuba ari uwo mu muryango, agomba kuba ari uwo mu muryango wanjye. Yesu ubwe niwe mbabwira, umwana w'Imana. Ntabwo ari kuncungura atari uwo mu muryango wanjye. Ntabwo yagucungura atari uwo mu muryango wawe. Ntabwo bishoboka. Kuko Imana yarabivuze, ni itegeko Imana yishyiriyeho. None se wambaza uti Théoneste, ni gute Yesu Kristo, le créateur du ciel et de la terre, Yesu Kristo waremye ijuru n'isi, ni gute yaba membre de ma famille? Ni gute yaba uwo mu muryango wanjye Yesu? Ni gute yaba uwo mu muryango w'abazungu, akaba uwo mu muryango w'abirabura, akaba umuntu wo mu muryango w'abatuye isi yose kugira ngo abone uko bacungura? Ni gute? Kuko Imana nuko yari yavuze. Ariko ijambo ry'Imana rirabisobanura. Umva nkubwire. Yesu Kristo, Bibiliya iratubwira ngo Yesu Kristo yigize umuntu. Il s'est fait chair, yigize umuntu. Yambara umubiri nk'uwacu. Burya byari muri uwo mugambi.
icyambere nuko Yesu Kristo yigize umuntu yambara umubiri nk'uwacu. Noneho Bibiliya ikambwira ngo igihe ari ku musaraba yireherejeho amahanga yose. Niyo mpamvu muri Yohani igice 12 umurongo wa 31 n'uwa 32 handitse ngo iki? Haravuga ngo ubu urubanza rw'abisi rurasohoye. Ubu umutware w'abiyisi abaye igicibwa. Nanjye uwo ni Yesu. Nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Ntiwumva? Nzireherezaho abantu bose. Nukuvuga ngo nimanikwa nkajya ku musaraba nzaba mbese umumambure w'abantu bose, umumambure wa famiye z'abantu bose. Nzireherezaho abantu bose. Nzaba ndi mu miryango y'abantu bose bo mwisi. Nzireherezaho amahanga yose. Kandi noneho muri Yohani igice cya mbere umurongo wa 12 hakambwira ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye abashobozi bwo kuba abana b'Imana. Murumva neza ko Yesu ni grand frère wacu, ni mukuru wacu, kuko Yesu Kristo ni umwana w'Imana. None kubwo kwizera gusa, seulement par la foi, kubwo kwizera gusa natwe twahawe ubushobozi, ububasha bwo kuba abana b'Imana. None se twarizeye tuba abana b'Imana, kandi Yesu Kristo wasanzwe ari umwana w'Imana. Kwizera kwaduhaye kuva indimwe na Yesu, tuva indimwe n'umwami Yesu. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Warukwiye kuvuga amena, kuko ntabwo kuba uva indimwe na Yesu ari ibintu byaha hafi. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Tuva indimwe na Yesu. Uzarebe nk'ubu ngubu wako icyamuka byumva neza. Uzarebe muri iyi si iyo umuntu ava indimwe n'umwami, iyo umuntu ava indimwe na ministre, iyo umuntu ava indimwe na perezida, wamukora reka da. Buri gihe yumva ari mu marere. Twebwe ntabwo tuva indimwe na perezida w'igihugu runaka. Twebwe ntabwo tuva indimwe n'umwami w'igihugu runaka. Twebwe tuva indimwe n'umwami w'abami, le créateur du ciel et de la terre. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Uko niko Yesu Kristo niwe Goel wacu, ni notre Goel. Yagiye mu muryango wacu, ahita uwo mu muryango wacu kugira ngo azaducungure, kuko yataza ko mu muryango wacu ntabwo yari kuducungura. Uko niko Yesu yinjiye mu muryango wacu. Yarabanje ajya ku musaraba yireherezaho amahanga yose. Amaze kwireherezaho amahanga yose, ijambo rikambwira ngo nuko rero kuko Yesu yireherejeho amahanga yose, abemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kuko nawe ari umwana w'Imana, nabo niba abana b'Imana bazaba bava indimwe nawe, noneho ari mu muryango umwe nabo, noneho abacungure. Nuko Yesu yaducunguye. Ndagira ngo nkubwire, ntabwo ikimana igutegerejeho ntabwo ari ukwibaza ibyo bintu ngo byige ngo uvuge ngo byashoboka bite, ngo ibyo bintu byagenda gute. Oya, uri kwizera amaraso ya Yesu Kristo yamenetse ku musaraba igorogota, kandi Yesu yagucunguye utaranavuka. Nukuvuga ngo yagucunguye n'ibyaha wari utarakora icyo gihe. Nukwizera gusa nshuti yanjye, we wizere gusa. Haleluya. Byose tubyakira kubwo kwizera, byose bidushobokera kubwo kwizera. Imana ihabwe icyubahiro, kandi Imana itugire neza twese. C'est seulement par la foi. Iryo sezerano ni iryawe. C'est un fait accompli. C'est à toi de le croire. Ni wowe ugomba kubyizera gusa, kuko byarabaye nuko bimeze. Nta kindi Imana igusaba uretse kubyizera. Imana idusange kandi Imana itugirire neza. Haleluya. Kandi iyi nkuru tuyitangarize n'abandi, kugira ngo nabo basobanukirwe yuko Yesu ashaka kwinjira muri famiye zabo. Niko yigeze abwira Zakayo, aramubwira ati Zakayo manuka muri icyo giti, uyu munsi ndatahi wawe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Niko na n'uyu munsi Yesu akivuga. Yesu aravuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ryanjye ugakingura urugi, ndinjira mu nzu wawe dusangire. Haleluya. Ngiye inkuru nziza dukwiye kujya gutangaza, tuyitangariza abantu.
la loi du GOEL. Yesu Kristo namara kwinjira iwawe nibwo aragira icyo akumarira. Yesu Kristo atarinjira iwawe ntacyo ashobora kukumarira. Yesu Kristo atarinjira mu mutima w'umwana w'umuntu nta kintu ashobora kumumarira. Imana yacu ishimwe cyane. Reka turebe irindi jambo rikomeye cyane. Tugiye kureba umuntu bita Bowazi. Ubushize twize ukuntu Aburahamu ari type wa Kristo, ukuntu Aburahamu yashushanyaga Kristo. Tugiye kureba umugabo bita Bowazi mu byanditswe, ukuntu nawe yashushanyaga Kristo, ukuntu ari type de Christ. Haleluya. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Muri Bibiliya harimo inkuru bamwe mwasomye cyangwa se abandi mutarasoma, ariko ndumva mwese mwaba muyizi, inkuru y'umudamu witwa Naomi. Uyu Naomi yari afite umukazana witwaga Rute. Muzi Rute ko yari uwo mu bwoko bw'Abamowabu. Ubwoko bw'Abamowabu bukaba ari ubwoko bwavumwe kubera buturuka ku mahano abakobwa ba Loti bakoze igihe bacunze yasinze bakaryamana nawe. C'est ce qu'on appelle des relations incestueuses. Loti n'abakobwa be bamaze gusohoka i Sodomu n'i Gomora, abakobwa be baravuze bati nta bagabo bahari, turi twenyine, turi hamwe na data gusa, nta bagabo twabona aha ngaha ngo baturongore, bityo noneho tuzaba umuryango munini. Abo bakobwa bajya inama baravuga bati none rero reka duhe papa inzoga tumusindishe, namara gusinda turyamane nawe, nibura tumuhe urubyaro ruzamukomokaho. Bashakaga kumuha ibyo twita mu Gifaransa une descendance. Abo bakobwa barabikora pe. Uko niko haje kubaho amoko abiri muzi avugwa muri Bibiliya y'Abamowabu. Mu Gifaransa ni les Moabites n'Abamoni, Abamoni, les Ammonites. Nuko babayeho. Byaturutse kuri ayo mahano bari abakobwa bakoranye na Loti ise wabo babyara. Noneho ubwo bwoko buhita bwitwa ubwoko bwavumwe, un peuple de malédiction, ubwoko bw'umuvumo. Muri make rero nk'uko mubizi cyangwa mwaba mwarabisomye, Naomi yari afite umugabo ukize, ariko igihe kiragera arapfa, kuko bari barimukiye i Mowabu bahunga inzara yarateye mu Isiraheli. Bahageze arahakira, ariko igihe kigeze arapfa. Yari afite abahungu babiri, baza kurongora Abamowabu kazi babiri, umwe nyine yitwaga Rute, undi yitwa Orupa. Ariko igihe kigeze abo bahungu nabo babiri nabo barapfa. Naomi asigara wenyine, asigarana n'abakazana be. Ndi kubabwira iyo histoire muri make kugira ngo nze kugera kuri iriya nkuru ya Bowazi nshaka kubabwira. Noneho Naomi asigaranye nabo bakazana be ari babiri, aza kuzamenya yuko ngo muri Isiraheli Imana yabagiriye neza, habonetsemo ibyo kurya. Aravuga ati reka ntahe. Ariko yari umunyamibabaro, yari yarabaye umunyamibabaro. Urumva umuntu wagiye mu gihugu cy'Abamowabu afite umugabo we n'abana be, akaba agiye kuhava ari incike ari wenyine. Yari yarakennye cyane bibabaje. Noneho asezera ku bakazana barababwira tumva ngiye nsubiye iwacu muri Isiraheli, namwe nimwigira iwanyu. Abakazana batoya ntabwo twagusiga, turagukurikira. Baranamukurikira, ariko ageze arongera ababwira ati nimwigendere. Ngo arabasoma arababwira ati nimwigendere. Abahabizu arababwira ati mwigendere, ariko baranga bararira. Noneho ageze arababwira ati ariko se murankurikira ko mubona nshaje ndi umukecuru, nkaba nta bandi bahungu mfite ngo nzabahe abandi bahungu babarongore mugira abagabo mukomeze mu bakazana banjye. Yewe nubwo nashaka umugabo bishoboka ko nubwo nabyara abahungu nabyara bazakuramwe mushaje batazabarongora, nimwisubirira iwanyu, mugende mwe mu gihugu cy'iwanyu i Mowabu, mubane n'abasona banyoko, mwibanire n'imana zanyu z'Abamowabu, imana nyine z'abadayimoni, kuko imana zabo ntabwo ntaho zari zihuriye n'imana y'Abisiraheli. Zari imana numva ni ibihugu byavumwe, n'ubwoko bwavumwe nyine, ubwoko bwa Satani. Uwitwa Orupa ntabwo yatindiganije, we yahise avuga ati okay,
nyirabukwe aramusoma arigendera. Ha, aho rero niho ngiye kugera. Aramusoma arigendera, aritahira amusezeraho. Ariko Ruti waravuga ati oya, ntabwo ngewe nkureka, ngewe turajyana. Ajyana n'umukazana we Ruti, bageze imbere ariko nibwo amubwiye ati ariko se Ruti, urankurikira nzakumarira iki koko mwana wanjye? Aramubwira ati wakwisubira iwanyu, kubona ndetse uriya urupa nawe yasubiye, we wakwisubiriye kubona nshaje ntacyo nazakumarira. Nta wundi muhungu ufite ngo nzamugushyingire. Urankurikira se ngo bizakugendekere bite? Ariko umva amagambo akomeye. Aho niho ngira ngo uceho akarongo, nshuti yanjye, wowe uri kunyumva muri uyu mugoroba. Ruti yamushubije amagambo akomeye, amagambo agiye kuzahindura ubuzima bwe. Ruti yaramubwiye ati winyinginga kugusiga. Umva nawe, uwo ni umukazana wa Nawomi, w'umukecuru, w'umukene, udafite uko yigira. Ruti aramubwira ati oya, ibibazo ndabibona, ariko umva reka nkubwire, winyinginga kugusiga, winyinginga gusubirayo ngo ne kugukurikira. Umva amagambo agiye kumubwira, we umva ngo kuko aho uzajya ariho nzajya. Iryo ni irya mbere. Irya kabiri ngo kandi aho uzarara niho nzarara. Irya gatatu riteye ubwoba, ryiza cyane, ariko umva neza. Aramubwira ati kandi ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye. Haleluya! Iri ni ihishurirwa rikomeye. Umva noneho irindi rikurikiyeho rikakaye. Aramubwira ati kandi Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa. Bahampampe. Kandi umva nkubwire, nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Haleluya! Amen. Iyi declaration ya Ruti ndagira ngo mbabwire. Iyi declaration, aya magambo Ruti yavuze ngo ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe nizaba Imana yanjye. Iyi declaration niyo yahinduye amateka ya Ruti kugeza na n'uyu munsi. Numwe mu bagore bavugwa cyane, wabaye ikirangirire mu byanditswe byera byo mu isezerano rya kera, arimo we na Bayiseri n'abandi, wenda nawe tuzamwigaho. Ariko iyi declaration ni declaration yahinduye ubuzima bwe, yahinduye amateka ye. Niyo twakwita la confession de foi, c'est la repentance, c'est le changement radical de camp. Navuga ngo iki yabivuganye n'ukwizera, yagize kwizera gukomeye, yagize kwihana gukomeye, yahindutse mu kanya nk'ako guhumya, yarahindutse mu mutima we, nawe ayoberwa ibibaye. Amen. Habayeho ikintu nakwita demenaje, kuva mu bwami akajya mu bundi. Yahise agira ikintu cyo kwimuka mu bwami bw'ikuzimu, mu bwami bwo kurimbuka, mu bwami bw'umuvumo yari arimo, yimukira mu bwami bw'umugisha. Haleluya! Aravuga ngo umva nkubwire, aravuga ngo umva nkubwire, umva nkubwire. Abwira Nawomi ngo umva, ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye. Ni nkawe yavuze ati nsezeye mu bwoko bw'abamowabu, nsezeye mu bwoko bwavumwe, ndashaka ko ubwoko bwahawe umugisha n'Imana aribwo buba ubwoko bwanjye. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye. Uhereye uyu munsi nzitwa Umwisiraheli. Arabyidekarayeho, umva neza kwize, abyidekaraho Ruti. Aravuga ngo ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye. Nta wundi wabimuvugiye, nawe yumvise biva mu kanwa karabivuga. Niyo mpamvu nkubwira ngo nihishurirwa yagize ngo Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aya magambo niyo yahinduye ubuzima bwe. Bigaragara ngo yaretse Imana z'abamowabu,
byahinduye ubuzima bwe. Yabaye nka cya gihe Imana ibwira Aburahamu ngo haguruka muri icyo gihugu usige so na nyoko, usige imana z'iwanyu, usige ibigirwamana by'iwanyu, ujya mu gihugu nzakwereka. Ariko aho ataniye na Ruti ntabwo ari Imana yabimubwiye, ntabwo yabimubwiye imbone nkubone, ahubwo ni umwuka w'Imana wabimubwiye. C'est une révélation, ni ihishurirwa Ruti yagize. Imana itugenderere kandi Imana idusange. Yagize ihishurirwa rikomeye, kuko aya magambo ntiyari kuyavuga atari umwuka w'Imana yamubwiye. Ntibishoboka, yayavugiwemo. Hari igihe nawe uvuga ibintu utazi kiri kubivuga kandi ari umwuka w'Imana uri kubivuga. Imana yawe nizaba Imana yanjye. Tekereza umuntu wavukiye mu mana z'abamo wabo, yavukiye mu bigirwamana by'iwabo, yavutse basenga imana zabo, ariko aratira avuze ati no, za mana z'abamo wabo ndaziretse. Nkawe yavuze ati ziriya ni izinjyana kurimbuka. Imana yawe, Imana nyir'ijuru n'isi, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Imana se w'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo. Litaratura aravuga ati yo mana niyo izaba Imana yanjye. Ndagira ngo nkubwire, ibi Ruti yavuze ntabwo ari ukwatura gusa, bigaragara ko ni amagambo yari yarangije kwandikwa mu mutima we, yasohokaga mu mutima we indani, yasohokaga muri we indani. Ni amagambo yaturukaga pe mwihishurirwa yagize. La révélation yahawe n'umwuka w'Imana. Ni igitangaza Imana yamukoreye, kuko Imana ikorera umuntu igitangaza. Ni igitangaza Imana yamukoreye. Yari yabonye ko Imana yarabonye ko yamaramaje imukorera igitangaza. Yari yamaramaje kuko Orupa yaragiye asubirayo, undi aravuga ati genda agiye. Ndetse ijambo ry'Imana ravuga ngo igihe Orupa yamusezeragaho akagenda asezera kuri Nawomi, ijambo ry'Imana ravuga ngo nuko Ruti we yomatana na nyirabukwe, ngo amubaho akaramata. Imana yabonye yamubayeho akaramata, ibona ko yamaramaje, iramuhishurira. Aratura, aravuga. Kuvuga, guhishurirwa ni igitangaza Imana ikorera umwana w'umuntu. La révélation ni igitangaza Imana ikorera umwana w'umuntu. Ayo magambo nayabigishije igihe twigaga kuvuka ubwa kabiri, mbabwira ko kuvuka ubwa kabiri ari igitangaza Imana ikorera umwana w'umuntu. Akamenya ko kubyarwa n'ijambo no kubyarwa n'umwuka ari bwo umuntu ababaye umwana w'Imana. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ikibyawe n'umwuka n'umwuka, ariko ikibyawe n'umubiri n'umubiri. Iyo umuntu amaze kumenya ngo ikibyarwa n'umwuka n'umwuka, hano Ruti yaravuze ngo Imana yawe nizaba Imana yanjye. Ntiyavuze ati nanjye Imana yawe irambyaye ingize umwana wayo. Imana yacu ishimwe cyane. Ngaho nawe mbwira, Ruti w'umunyamahanga, Ruti w'umumowabu kazi, Ruti wari mu bwoko bwavumwe kubera ko akomoka kuri aya mahano ya Ruti n'abakobwa be, aya magambo yo kwizera guhambaye mwene aka kageni yari kuyakura hehe? Ese rero Orupa se we ko yahise yigendera kubera ko ntahishurirwa yagize? Yahise yigendera, yahise asezera bati nsubiye ku mana zacu, ngiye mu gihugu cyacu, nzashaka abandi bagabo nabo bavumwe, dukomeze tubi bivume. Ndigendeye. Nkawe akavuze gutyo, ariko ndi waba akaramata kuri nyirabukwe. Iyo umuntu yabonye ihishurirwa ntabwo ashobora, ntabwo warirenga, ntabwo bishoboka. Nyamara nkuko nabibabwiye yarasezeye, undi waravuga ati nge ndamaramaje Nawomi, ndagukurikira ntaho njya. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe kuko yari yamaze kumuhishurira. Ubu ngubu ndimo mvuga, ubu ndimo nigisha aya magambo, ubu ndimo ndi gusobanura ibi ngibi. Haraba umwuka muri mwebwe, haraba umwuka w'Imana yamaze guhishurira ibintu bikomeye cyane. Ubu ngubu muri kumva ijambo, ni iyo uri kumva ijambo ry'Imana ni guhishurirwa. Ubu umwuka w'Imana ari gukora mu mitima yanyu, umwuka w'Imana ari kugenda azenguruka, umwuka w'Imana ari kugenda yuzuza amavuta muri mwebwe. Haleluya, nturangare, ni mukumva ijambo ry'Imana niho umuntu yuzurizwa we. Yes, haraba mu mitima yabo bamaze kuzurizwa. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Nuko nguko bimeze. Imana ni nziza. Umva ndagira ngo nkubwire, guhora wumva ijambo ry'Imana, ugahora wumva ijambo ry'Imana, nibwo ugenda ugira amahishurirwa.
dukomeze. Nibwo rero Nawomi nawe abonye ko Ruti yamaramaje aramubwira ati ngwino tugende. Barajyana. Nibwo yemeye ko bajyana. Ndaza kugera ahantu nshaka kugira ngo twige bira bya Bowazi. Bageze muri Isiraheli, bagezeyo. Noneho Nawomi nyirabukwe nyine abwira umukazana we Ruti, aramubwira ati genda ujye gukora mu murima. Ariko uwo murima yamwohereje kujya gukoramo wari umurima w'umugabo witwaga Bowazi. Kandi uwo Bowazi yari umugabo w'umukire. Unkurikire cyane inshuti yanjye, ukurikire usaba Imana kugira ngo we kurangara, ukurikire. Niba hari n'ibyo wakoraga ubihagarike, ukurikirira ijambo. Noneho Bowazi nababwira ngo yari umugabo w'umukire pe, Bibiliya irabivuga. Noneho aramubwira ati genda ujye gukora muri uriya murima. Amugira iyo nama. Ndetse iyo dusomye Bibiliya dusoma ukuntu ngo Nawomi yagiriye inama Rute y'ukuntu ari bugenda byitwaramo. Yamuhaga strategy y'ukuntu ari bugenda byitwaramo kugira ngo mbese Bowazi aze kumukunda, azageze n'igihe azamurongora, azamugira umugore. Kuko Nawomi yarababajwe cyane nuko umukazana we wamukunze bakaba bavanyemo wabo bakagirana muri Isiraheli, yaguma aho ngaho agaheraho. Aravuga ati no. Nawe maravuga ati ntibishoboka. Genda ryo gukora muri uriya murimo. Atangira kumugira inama. Ati uriya mugabo witwa Bowazi, dore uko ugomba kubigenza, dore ibyo ugomba gukora. Mu byo yamubwiye harimo ikintu cy'ingenzi nakuyemo ndi gusomera inkuru, ndi gusomera ijambo ry'Imana. Mu byo Nawomi yabwiye Rute azakora kuri Bowazi, yamubwiye ikintu cy'ingenzi, kandi icyo kintu cyakoze akantu. Yaramubwiye ati, yamubwiye ko agomba kuryama ku birenge bya Bowazi. Uze gucunga igihe abantu baraba baryamye, abantu bose bagize bavuye mu murima bagendaga bananiwe, noneho bakarya, bamara kurya bakaryama. Yaramubwira ati wowe uze gucunga aho Bowazi yaryamye, ugende uryame ku birenge bye. Urumva ko Nawomi yari afite ubwenge, niyo mpamvu mbese yaramukuriye nyine yaramwigishaga. Nyuma Bibiliya kandi ikatwereka ko Bowazi yari mwene wabo wa hafi wa Nawomi. Bigaragara ngo Nawomi yari arimo kubwira Rute ibya Bowazi kuko amuzi neza. Bowazi yari proche parent wa Nawomi. Bya bindi nabigishije hejuru ku itegeko rya GOEL. Niyo mpamvu byari byoroshye ko Nawomi yahuza Rute na Bowazi. Byari byoroshye cyane kuko Bowazi yizeraga ibyo Nawomi mwene wabo amubwiye, kuko yaramwizeraga. Bowazi rero Rute amaze kugenda akamuryama ku birenge, Bowazi yahise akunda Rute bya bindi birenze urugero. Aramukunda pe. Mbese ni nka bya bindi twavuga ngo Rute yahise amutwara umutima. Bowazi yiyemeza no kumugira umugore. Nibwo Bowazi rero yahise acungura Rute. Nabyo byitwa gucungurwa. Yaramucunguye, aramurongora, amuvana muri buriya bubata bw'ubupfakazi, amuvana mu bucakara bwo kuba umupfakazi, mu mibabaro ye y'ubupfakazi abimukuramo byose. Haleluya. Abaramucunguye, aramurongora, amugira umugore. Rute ababonye umugabo witwa Bowazi gutyo. Kuko icyo nshaka kugeraho ni iki. Icyo Bowazi yakoze kirakomeye cyane, cyo kuba yarashoboye gufata Rute akamurongora akamugira umugore. Kuko byari mu bushake bw'Imana. Byari mu bushake bw'Imana. Ya declaration Rute yakoze nababwiye haruguru niyo Imana yakurikiranye. Imana yarayikurikiranye maze ikora mu buryo Bowazi, ikora ku buryo Bowazi yenterivona. Ikora ku buryo Bowazi yatumye habaho changement de nationalité de Rute. Mbese Bowazi yatumye habaho changement y'ubwene gihugu bwa Rute. Kuko uyu Rute yataye ubwene gihugu bw'Ubumowabu amaze kwimariyana na Bowazi, nibwo noneho byabaye ku mugaragaro, ahita ata ubwene gihugu bwo kwitwa Umumowabukazi, ahita afata ubwene gihugu bw'ubwoko bw'Imana.
ava mu bwoko bwavumwe yinjira mu bwenegihugu bw'ubwoko bwahawe umugisha, ubwoko bw'Abisiraheli. Nibwo yahise yitwa umwisiraheli. Ababaye atyo urubyaro rwa Aburahamu, nawe ababaye umuragwa w'amasezerano Uwiteka yahaye Aburahamu. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Bowazi yatumye amasezerano ya Aburahamu agera no kuri Rute wari umunyamahanga, wari umumowabu, wagombaga kuzacirwaho iteka, wari waravumwe, wagombaga kuzicwa n'umuvumo w'ubumowabu bwe. Ariko Imana kubera iriya declaration yakoze, Imana irabikurikirana. Imana iravuga iti kubera declaration wakoze ubivanye mu mutima atari ukubivugisha umunwa. Mwibuke ijambo Imana yavuze ngo ubu bwoko bumvugisha iminwa ariko imitima yabo ikamba kure. Ntabwo umutima wa Rute wari kure y'Imana, ahubwo ibyavugwaga byose Rute yabaga bivanye mu mutima. Niyo mpamvu Imana yabikurikiranye. Tuza kubona ko Rute yakomotseho David abyara Salomo. Kuri Salomo havutseho witwa Joseph, umugabo wa Mariya nyina wa Yesu. Joseph uvuga n'umugabo wa Mariya nyina wa Yesu. Uwo Joseph muzi ko ariwe waje kuba kurera Yesu Kristo, yabaye son père adoptif, kuko ntabwo yaba ari son père biologique. Yesu n'umwana w'Imana. Yesu yatwiswe mu buryo bw'ubumana, mu buryo bw'umwuka wera na Mariya. Murumva ko Rute amaze kwimariya na Bowazi, kuko ari Imana yari yabikoze. Rute yahise yinjira mu bwoko bw'Imana, ahita yinjira mu gisekuru cya Yesu. Wumva neza ukuntu umugisha w'Imana ukora. Yahise yinjira mu gisekuru cya Yesu, abyara David. Kandi muzi ko Yesu yavuye mu muryango wa Dawidi. Muzi ko byaturutse kuri Yuda bikazagera kuri David, noneho kugeza aho nyine Yesu avutse. Niyo mpamvu Yesu Kristo yitwa intare yo mu muryango wa Yuda. Iyi ntare yo mu muryango wa Yuda niyo yaducunguye maze tubagerefe kuri Aburahamu mu buryo bwo kwizera. Haleluya. Twebwe twabaye abana ba Aburahamu kubwo kwizera intare yo mu muryango wa Yuda, kubwo kwizera Yesu Kristo. Uyu nguyu Rute yabyaye David, ariko muri uyu muryango niho havuye Yesu Kristo waducunguye. Bityo Rute ababaye mu gisekuru cy'ababyaye Yesu Kristo, kandi we yari umumo wabo. Umurimo Yesu Kristo yakoze ku musaraba igorigota ku musozi w'inyabihanga niwo watumye tuba abana b'Imana kubwo kwizera. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Nizere ko umwuka w'Imana ari kugusobanurira aya magambo, kugira ngo muri ibi bihe bya nyuma turimo, muri iyi minsi yuzuyemo ibihenda abana bijyana irimbukiro, wowe wizere gusa, wizere ko Imana ariyo le maître de toutes les circonstances. Imana niyo iri hejuru ya circonstances zose. Imana iri hejuru ya situation zose ushobora kunyuramo nshuti yanjye. Kuko Imana, ndagira ngo nkubwire, Imana yakijije umumo wabo kazi Rute, ikamugira ubwoko bw'Imana. Yari mu bwoko bw'ibivume, ikamuvana mu bwoko bw'ibigorogonzo, mu bwoko bwagombaga kurimbuka. Iyo Mana nuyizera yaburite kukugira umuraganwa na Kristo nshuti yanjye. Iyo Mana nuyizera yaburite kukugira rwose umwana w'Imana, ko na Rute wari uwo kuvumwa, wari uwo gupfa iteka ryose akibagirana, ko nawe yamushyize mu murongo w'igisekuruza cya Yesu Kristo. Imana iri hejuru ya byose. Imana nta situation nimwe wageramo ngo Imana inarwe kuyigukuramo. Kuko reba ukuntu Imana yavanye Rute muri ya situation y'ubupfakazi, ikamuha umugabo w'umukire. Uriya mugabo w'umukire agatuma abagrefe mu mugambi wa Aburahamu, mu mugambi w'abana b'Imana. Imana yasezeranije Aburahamu imubwira ngo nzaguha urubyaro runini cyane. Ntabwo Rute avuka yarazi ko yakwibona mu muryango wa Aburahamu, mu bana b'Imana, mu bana b'Isiraheli, ariko Imana yo yari ibisi. Niyo mpamvu Imana ari nziza cyane. None kuki nababwiye ibya Bowazi utaza kugira ngo nabyibagiwe? Kuki nababwiye ibya Bowazi? Nuko bifitanye isano ikomeye na Yesu. Ibya Bowazi yarongoye Rute w'umumo wabukazi, w'umumo wa biti, cyangwa se w'umumo wabukazi. Ni ukuvuga umuntu wari uriho umuvumo, umuntu wari uri mu bwoko bwavumwe. Ariko iyo mariage yatumye uwo wari waravumwe ahindura amateka, yinjira mu bwoko bw'Imana butariho umuvumo,
abiheshejwe na Bowazi. Rute yinjiye mu bwoko butariho umuvumo abiheshejwe na Bowazi. Byumvikana ko hano Bowazi yashushanyaga Kristo wari kuza, kuko Yesu Kristo niwe Bowazi w'ukuri. Jésus Christ est le véritable Boaz. Yesu Kristo yaje kugushaka, yaje gushaka abamo wabo. Nibo twebwe abamo wabo, twebwe twari abamo wabo. Twebwe twese twagiweho n'umuvumo w'urupfu dukomora kuri Adamu, kuko twatwarwaga n'icyaha. Niyo mpamvu tugereranywa n'abamo wabo, ubwoko bwari bwaravumwe. Yesu Kristo yaraje atuvana mu butware bw'umwijima, mu butware bw'icyaha, atujyana mu bwami bwe bw'umucyo, aho tuzahora mu bwiza bw'iteka. Da sa gloire. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Umva neza, abari muri Yesu Kristo duhorana umunezero, kuko twakoranye mariage n'umwami w'abami, twagiranye mariage na Yesu Kristo. Umva nkubwire, Bowazi yarebye Rute aramukunda, aramufata mugira umugore, babana karamata. Hanyuma Bowazi nyakuri uruta uwo nguwo mbabwiye ari we Yesu Kristo, nawe yaraje kuko uwo Yesu Kristo aruta Bowazi uriya warutuye muri Israheli, kuko we yaje amanuka mu ijuru, aratureba wowe nanjye, aradukunda, maze ahitamo kutugira abagore be ngo tuzabane nawe akaramata. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo nkubwire, twebwe turabagore b'umwami w'abami, turabagore ba Yesu Kristo. Haleluya. Imana itugirire neza cyane. Turabagore b'umwami Yesu Kristo. Yesu yaradukoye, Yesu yatugize abagore be. Ubu turabagore b'umwana w'Imana. Dufite titre z'abamikazi, kuko ntabwo bihagararira aho ngaho. Dufite titre z'abamikazi. Haleluya. Nibyo igiciro gikomeye. Ese uri kumva neza agaciro ufite imbere y'Imana? Kuba uri umugore w'umwana w'umwami, ukaba uri umwamikazi. Ndagira ngo nkubwire, Rute yaryamye ku birenge bya Bowazi, bigaragaza ikimenyetso cyo kumuramya, signe d'adoration. Ariko twebwe dukora ibirenze ibyo, kuko twizera Yesu Kristo de Nazareth. Tutabonye, ahubwo tumwizera kuko twahawe revelation cyangwa se ihishurirwa, maze turizera bitubera uko tubyizeye. Haleluya. Bavandimwe inshuti zanjye, mariage ni ikintu gikomeye. Rute amaze kuba umugore wa Bowazi yabyaye David wabaye umwami wa Israheli. Niyo mpamvu natwe, kuko twamaze kuba abagore ba Bowazi nyakuri ari we Yesu Kristo umwami w'abami, natwe turimo kubyara ba David. Haleluya. Turimo kubyara ba David. Abo ba David nabo tubwiriza ubutumwa bakizera. Abo ba David nabo tubwiriza ijambo ry'Imana bakizera, bagakizwa, bakihana, bakababarirwa, bakabaturwa mu byaha. Abo ngabo nabo ni ba David. Haleluya. Kuko Bibiliya iravuga muri Matayo 28:18 ukageza kwa 20 ngo nuko Yesu arabegera, avugana nabo, arababwira ati dore nahawe ubutware bwo mu ijuru no mu isi. Nuko nimugende muhindurira abantu bo mu mahanga yose kuba bigishwa banjye, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Haleluya. Ni twebwe ba Rusi b'iki gihe, wowe nanjye ni twebwe ba Rute b'iki gihe. Oh haleluya. Nimureke tubyare ba David. Turahamagarirwa kubyara ba David, turahamagarirwa kubyara abigishwa, tuzabwiriza bakihana. Haleluya. Reka nkubwire irya nyuma, ubundi dusenga Imana. Rute yumviye inama za nyirabukwe uriya Nawomi, arongorwa na Bowazi, abakuweho umuvumo w'urupfu, kandi nyuma byara David. Nawe ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, wowe nyoko bukwe wawe ntabwo ari Nawomi, ahubwo Nawomi yashushanyaga nyoko bukwe ukomeye cyane, niwe Mwuka wera uzaza akatubera umujyanama w'ukuri, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo uwo Mwuka naza azatubera umujyanama w'ukuri. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nkuko Rute rero yumviye Nawomi, nawe umvira Umwuka wera urimo kugusobanurira ko iyo mariage wagiranye na Yesu Kristo ari y'agaciro gakomeye cyane, kandi ko intego yayo ari uko
ari ukugira ngo tubashe kubyara Davidi. Umva nkubwire, umvira umwuka wera, ndabizi ko uyu mwanya ari kugusobanurira, uyu mwanya ari kukubwira. Yego tugiye gusenga Imana, ariko umvira umwuka wera. Umwuka wera gereranywa na Naomi, umwuka wera gereranywa naho ari we nyoko bukwe. Umwuka wera ari kukubwira yuko ugomba kubyara Davidi. Ndagira ngo nkubwire ko iyi mariage ya Bowazi na Ruth ariyo ishushanya mariage yacu na Yesu Kristo, yinjira mu ntego y'icyumba cyacu. Kuko intego y'icyumba cyacu niyo kugira ijambo ry'Imana, twarangiza tukajya no kuribwira abandi, twarangiza tukajya no kubyara ba Davide. Haleluya! Uyu munsi uhishuriwe ko intego y'icyumba cyacu ari ukujya kubyara ba Davide, ari ukujya kubyara bigishwa. Haleluya! Iri jambo rikubera umugisha, iri jambo rikubera intandaro yo kumva kugomba kubyaza umusaruro iyi mariage wagiranye na Yesu Kristo. Imana ikugirire neza. Haleluya! Ndagira ngo ngusabe, niba wumva nawe warakuranye mariage na Yesu, ukaba wumva haleluya mu mutima wawe uhamanya n'umwuka wera ko witeguye kujya kubyara Davidi, ko witeguye kujya kubyara intumwa, abigishwa abantu ukabakusanya bakizera Yesu Kristo kugira ngo baragwe ubugingo buhoraho. Vanaho mikoro yawe, duha amashyi uriya muntu waturongoye akatugira umugore we. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Vanaho mikoro yawe, uhe Imana amashyi, uhe Yesu amashyi. Haleluya! Muhe Imana amashyi, muhe Yesu amashyi, mumuvugirize impundu. Uriya mwami akwiye amashyi, yaradupfiriye, arangije araturongora tugira abagore be. Ndagira ngo nkubwire, haleluya, Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya! Niyo mpamvu Satani agufitiye ishyari, niyo mpamvu Satani adufitiye ishyari, nuko umwanya yari afite mu ijuru abona ari twebwe twawugenewe, nuko aho yabaga yavuyeyo tukaba tugiye kubayo. Niyo mpamvu ashaka ko hatuvutsa. Ariko ndagira ngo nkubwire, mariage twagiranye na Yesu nta wayituvanamo, nta wakasiriya mariage, nta divorce ishobora kubaho, ntago bishoboka. Satani ntago ashobora gukasiriya mariage, ntabwo ashobora guprovoka divorce. Wowe ubwawe wenyine gusa ni wowe ushobora guprovoka divorce yawe na Yesu. Ariko ntabwo mbikwifuriza, ndakwifuriza kuguma muri iriya mariage, kuko iyi mariage nibwo bugingo. Imana ikugirire neza, Imana igufashe, kandi Imana iguha umugisha kubwira ijambo wumvishe, nawe uzaribwira abandi. Haleluya! Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana. Haleluya, haleluya. Imana itugirire neza. Uwiteka Imana yacu, Imana nyir'ubutware n'ubushobozi, uwera w'Isiraheli, Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Haleluya! Nkuko wemeye ko Bowazi agirana mariage na Ruth hakavuka Dawidi, natwe wemeye ko tugirana mariage na Yesu Kristo umwana wawe. Nkuko byivugira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizere wese ahabwe ubugingo buhoraho. Ndagushimira ko wemeye ko tugirana mariage na Yesu Kristo kugira ngo tubone ubugingo buhoraho, kandi kugira ngo tujye guhindura abantu bo mu isi yose, tubahindurira nabo kugira ngo bagirane mariage na Yesu babone ubugingo buhoraho. Ndasengera umuntu wese uri muri iki cyumba, ndasengera umuntu wese uzumva izi nyigisho, kugira ngo umwuka wera azamuhishurire ko agomba kugirana by'ukuri mariage na Yesu kugira ngo nawe abyare Davidi. Imana yo mu ijuru, Imana ikomeye cyane, tuguhaye impundu, tugukomeye amashyi, turakubarariye, tukuzamuriye amaboko, kuko uri Imana y'umugisha, kuko uri Imana yadukunze ikaduha Yesu Kristo. Ndagushimiye kubwira ijambo tugejejeho, ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti byose mbisenze nizeye. Amen, 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 amen.